hari nko kuri Ndayishimiye Rigane ubu urukiko rusoma imyirondoro ye bavuze ngo Ndayishimiye Rigane ubundi niyo mazina ya nyayo ntabwo yitwa Rugaju. Rugaju ni izina rya se. Bati Ndayishimiye Rigane mwene Rugaju na mama we ubwo simuvuga izina sibyo. Bati ufite abana batatu. Wumvise ko kuri Ishimwe Rikari basomye baravuga bati Ishimwe Rikari utuye hanaha uri ingaragu. Rikari aravuga toya sindi ingaragu. Wumvise ko kuri Mucyo Hanta bavuze bati utunze iki, aravuga ati ntacyo. Urumva Rigane bamaje batufite iki, mfite ikibanza. Ibyo ngibyo n'uburenganzira bwa buri muntu kuvuga baba kobaje ibyo utunze kugira ngo nabyo bizifashishwe wenda no muri detention kuko suje ndabifuriza amahoro y'Imana akakomeza kubana namwe. Hano turi ku rukiko rw'ibanze rwa gisirikare i Nyamirambo ahari kuburanishwa abavandimwe barimo Rikari, barimo Rugaju Rigane, barimo Jangwane n'abandi bantu bari muri case ya APR FC. Ariko hano ndi kumwe na MC Traore. Bimeze bite? Bimeze fresh, biracamo nta kibazo. Umeze neza se? Ntaribi rwose. Inkuru z'inkiko se ugezemo uzazivamo izi nkuru se? Inkuru yose aba ari inkurereka. Urabasha? Okay. Hanyuma rero ndagira ngo tuganire nk'umuntu utabashe kugera hano i Nyamirambo kuri no rukiko rw'ibanze rwa gisirikare. Umunyuriremo muri make ibintu birimo biraganirwaho uko urubanza ubundi ruhagaze muri make. Urubanza twajemo uyu munsi n'urubanza Minadef yarezemo abantu 28 ibyaha navuga bibiri, ubwo ibyaha shingiro bibiri, ubwo ariko hariho n'ibindi bibishamikiyeho. Ibyaha abantu barezwe byombi byanasohotse muri dokima y'itangazo ryagenewe abanyamakuru muri Minadef basohoye mu minsi yashize. Ni ubufatanyacyaha mu guha umuntu inyandiko adakwiriye ndetse n'ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Ubwo iyo haje mu bufatanyacyaha bivuze ko haba hari uwakoze icyaha ari n'uwamufashije, ariko ubundi icyaha ubwacyo ni guha umuntu inyandiko adakwiye guhabwa ndetse no gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Nibyo byaha bibiri birimo hano. Ubwo hanyuma ibyo bufatanyacyaha nyine byo kuvuga ngo hari uwatanze inyandiko ariko hari n'uwayihawe, hari uwakoresheje, hari umutungo wa leta icyo utagenewe wakoreshejwe n'abantu benshi. Ubwo nk'uko urukiko rubivuga. Hanyuma wumvise ko bari kuvuga ngo kuba icyitso mu gukoresha, kuba icyitso mu guhabwa, kuba icyitso mu gutanga, ibi ngibi byose byavuzwe. Ubwo nibyo byaha nyine bishamikiyeho navuze. Urubanza rw'uyu munsi rero nawe wari uhari. Byari biteganijwe yuko rutangira saa 3 za mu gitondo nk'uko twabibwiwe, ariko rwatangiye saa 4:15. Wewe wageze hano mbere uburinde wakabaye hano saa 12. Nibyo wakabaye bambwiye bakizange uko baje nabibonaga. So urubanza rwatangiye saa 4 ariko ku saa 4:15, ariko kubera ubwinshi bw'abantu bari hano. Ubundi busanzwe iyo urubanza rurimo nk'umuntu umwe, yaba ari nk'umuntu umwe ibintu hafi ya byose byarangiye. Ariko iyo urubanza rurimo ari urubanza rumwe, ari ikirego kimwe kirimo abantu benshi, bagenda babasomera mbere na mbere imyirondoro, bagakurikiza gusoma ibyo abantu baregwa ari nabyo biri barimo aka kanya. So hasomwe imyirondoro y'abantu batandukanye baregwa muri uru rubanza. Harimo mbere na mbere amazina akomeye navuga mu nzego za leta. Harimo umuvugizi w'urwego rwa RCS cyangwa se Rwanda Correctional Service, urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa, yitwa CSP Hilary Sengabo. Harimo kandi CSP Mukantabana Olive. N'amapeti yo hejuru muri Rwanda Correctional Service ndetse no mu nzego zikoresha imbunda zitandukanye, niko navuga, kuko habaho abantu batari abofisiye guhera ku nzego zo hasi. Ubwo muri RCS bahera kwitwa Walda, hanyuma guhera kuba n'ahandi wenda muri polisi bahera kuri constable, mu gisirikare bahera kuri private mu mapeti. Hanyuma abantu batari abofisiye bagarukira kuri nko muri
nukuvuga ngo abatari abofisiye nayo mapeti yo hasi hanyuma abofisiye nko mu gisirikare bahera kuri suriyetena kuzamura mu gipolisi aho ngaho urumva biragukomerera ariko nabo bakaba abo bita abofisiye bato abo basuriyetena kugeza kuri kapiteni ubwo mu gipolisi no guhera kuri AIP kugeza kuri CIP hanyuma no mu rwego nyine rushinzwe imfungwa n'abagororwa hanyuma hejuru rero abangaba ba CSP mu gisirikare ni nko kubageranya wenda n'abariyete na koloneli cyangwa nk'abariyete na koloneli abamajoro ni amapeti abitwa aba ofisiye bakuru urumva baba barenze nyine baba ofisiye batoya so nibo aba babiri rero Hilary Sengabo CSP na Mukantabana Olive hanyuma hakabamo na abasirikare aba ofisiye ba gisirikare abadamu babiri Captain Umutoni Penina na Captain Umurungi Penina umvise yuko amazina yabo kuba ayitiranwa n'amapeti yitiranwa umvise ko ari n'abametre biri kugora mu rukiko kuba atandukanye nanjye burabyari byabashe kuko nabanje kukubaza ubwo abangaba nibo bo mu nzego za leta banambaye imyenda y'akazi babonye ko batambaye imyenda y'imfungwa za gisirikare abafungwa basanzwe bambara imyenda y'iroza n'umutuku ariko hano bambara ni icyatsi buriya imyenda hano bambaye icyatsi kijya kwijimamo okay niyo abatari abasirikare bambaye hanyuma abasirikare n'abo muri RCS bambaye imyenda yabo nyine y'akazi wumvise ko mu guhamagara amazina bahamagara amapeti ku bafite amapeti ariko bagera ku basivile bakavuga ngo civile ntago wenda tuvuge niba wenda ari ngewe wenda ndi nk'umusirikare nafite nk'iryo peti barahamagara bagahamagara ipeti ryanjye bagashyiraho amazina yanjye rero no ku musivile mu rukiko rwa gisirikare bahamagara ngo civil ntago bahera ku izina ryawe gusa mu rukiko rwa gisirikare kugira ngo bagutandukanye n'abasirikare so amazina ari hano ni abantu 28 baregwa ubwo muri press release ya Minadef ya RDF twe twabonyemo abantu 22 niwo mubare bari batangaje ko nyuma bagiye biyongera muzi ko hari nk'abafashwe nyuma y'iri press release barimo Tonto Kagimbora Jean de Dieu wabonye hano barimo ba Dada n'abandi so hano wenda tunyuze nko mu byibanze igihe hari ku munsi nk'uko bisanzwe mu itegeko nshinga cyangwa se n'andi mategeko y'u Rwanda agenga imiburanishirize nuko iyo urubanza aho urubanza ruhera ni kuburana icyitwa detention ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ari ryo rigena niba uzaburana ufunzwe cyangwa uzaburana uri hanze so ubwo rero abari hano bose nicyo kintu baje kuburana ariko amasaha ya hafi ya yose tumaze hano haburanwe cyane kuri case kuri ku muntu witwa Captain Umutoni Penina yego cyane nukuvuga ngo kese Umutoni Penina ubundi meze gute bakimara gusoma imyirondoro ya buri muntu metre wa Umutoni Penina yitwa Maître Jean de Dieu izina rimwe ndumva ari ryo yitwa Maître Jean Paul Prito yahisaguruka aravuga ati twebwe ntabwo urumva wumvise yuko nyuma yo gusoma imyirondoro bavuze ngo inteko iburanisha perezida w'urukiko nyine n'abo bafatanyije bavuze ngo mwiteguye kuburana mwese abatiteguye kuburana bazamura ikiganza babivuge ubwo rero Penina na metre we Penina Umutoni na metre we Jean Paul bahise bagaragaza yuko batiteguye kuburana hatanzwe impamvu zitandukanye kuri metre ari we wanavuze ko Penina ntabwo yigeze we avuga ubwe bati ikirego cyamugezeho gitinze bavuze yuko ikirego cyamugezeho ejo saa 2 z'ijoro bango ni amasaha make mbere yuko atangira kuburana mu gihe ngo metre we yakibonye mu gitondo cy'uyu munsi ariko mu abandi ba metre batanga nabo bavuga uko babyumva bavuze yuko iki kintu metre Jean Paul cyo kuvuga ko yabonye kese uyu munsi batakyemeranyaho ndaza kubwira impamvu nta kibazo metre yasabye umwanya wo gusoma ikirego avuga ko ari uburenganzira bwe n'umukiriya we hagamijwe ubutabera buboneye nk'uko nyine amategeko abyemera hanyuma igikomeye cyane yanavuze mu gusaba yuko uru rubanza rusubikwa yavuze yuko uyu Captain Penina Umutoni afite intege nke ngo aratwite akeneye kujya kwa muganga afite rendezvous yo guhura na muganga buri wa gatatu kuri iyi ngingo yavuze yuko Captain Penina
ngo nawe ubwe akeneye kuburana kugira ngo iyi case ive mu nzira nyine kuko ari muri situation mbi kandi atwite atari ko nyine ntabwo byamukundira kubera yuko afite ikibazo cy'uburwayi. Maître Jean Paul yasobanuye yuko Captain Penina afite ikibazo cyakomotse ku kwikubita hasi kubera yuko afite amaraso make. Yavuze ko hari abafungiye ku murindi yikubise hasi kubera kugira amaraso make yabigendanye nuko atwite, hanyuma ngo byanamuviriyemo indwara, byamuviriyemo trauma, byamuviriyemo ihungabana. Yavuze ati umuntu yikubise hasi atwite bihita bimuviramo ihungabana. Yanakoze ikintu gisa no kugaya ubushinjacyaha, niko nabyita, ko yavuze ati kansome mu magambo ye kugira ngo ntagarikwa. Urumva Maître Niyondora Jean Paul ati uretse neza ati nifuza ko Penina ataburana ariko abandi bakaburana kuko n'ubundi ubunini bw'urubanza butatuma ruburanwa umunsi umwe. Urumva hanyuma Maître avuga ko mu byo nari mvuze ko yasaga n'ugaya ubushinjacyaha, yavuze ati umuntu yikubise hasi arwara trauma, aho kugira ngo mumujyane mu buvuzi ahubwo mwahise mumuzana hano. Urumva icyo ngicyo we ntabwo yacyumvikanagaho n'ubushinjacyaha. Hanyuma ubushinjacyaha ariko nabwo bwatanze ingingo zitandukanye, buvuga yuko mu busanzwe bwemeye ko uyu Penina ava muri case kubera yuko arwaye. Baravuga bati nta kibazo niba arwaye yava muri case, ariko abandi bagakomeza bakaburana. Ariko nabyo Maître Niyondora Jean Paul ntabwo yabyemeye ku ikubitiro. Yavuze ati nubwo urubanza rutari mu mizi ko ubushinjacyaha bwo bwavugaga buti n'ubundi ni detention, ni ukuburana kwifunga n'ifunguro. Bati twebwe twumva abandi baburana badahari. Hanyuma Maître Jean Paul avuga ati ariko nubwo ari funga n'ifungurwa ntabwo bikuraho uburenganzira bw'ababurana bose. Ati njyewe numvaga bazaburana bose bahari, ariko abametre batandatu bandi batari uyu Jean Paul bose bigaramye igitekerezo cye. Bavuze bati umuntu bati ntabwo Penina afite uburenganzira nk'umuburanyi, nk'uregwa nk'umunyarwanda, ariko n'abandi 27 baburana hamwe bafite uburenganzira, bari kuburana detention, bafite amahirwe yuko bashobora kuzaburana bari hanze. Abandi bametre batandatu mfatiye hamwe bose bagiye bahuriza ku kintu cyo kuvuga ngo Penina wunganira nta kibazo bamurekure ajye kwivuza azaburane umunsi we, ariko n'abandi baje hano baje kuburana bafite uburenganzira bwo kuzaburana bari hanze. Bati rero niyo mpamvu bo bagomba kuburana. Umumetre wa Penina yavuze yuko case yageze mu rukiko tariki 11. Urumva akavuga yuko nyine nta kuntu kuva tariki 11 uyu munsi tariki 10 zingahe turi tariki 13 turi tariki 13. Bati ati n'ubundi aka kanya ntabwo umuntu yahitaburana we ubwe n'uwo yunganira batabanje no kuganira kuri case, ariko abandi bose babyanze. Bavuga yuko abakiriya babo baburana, kandi banavuga ko ari ibisanzwe mu butabera ko abantu 2 cyangwa 3 cyangwa barenga uwo mubare baregwa mu kirego kimwe bashobora kuburana mu bihe bitandukanye. Hari abagiye bagira nk'impungenge ko Penina Captain Umutoni ari we shingiro cyangwa ipfundo. Hari Maître wavuze ku nshuro ya gatatu yavuze ati bigaragara ko ari we pfundo ry'urubanza, hashobora kuburana abandi ariko n'ubundi hakazagarukwa kuri we kuko ari we pfundo ry'urubanza. Bati urukiko rurebe ku nyungu rusange. Ubwo urukiko rwaye rugisabwa nyine gukadiriya cyangwa se gushyira mu gaciro ubusabe bw'impande zombi. Urumva undi mu Maître yavuze ati bya bindi nakubwiye noneho kuri uyu Maître Niyondora Jean Paul, umumetre wavuze ari wa gatanu, bavugaga amazina gakeya ku buryo bamwe tutanabumvaga. Yavuze ati uwunganira Captain Penina aho yasomye ikirego natwe niho twagisomye, none ni gute atakizi. Urumva kuko ikirego bagihererwa hamwe. Atari ko wenda icyo nemera cyo ni kimwe, nuko ashobora kuba ataraganiriye n'umukiriya we kuko yarafunze. Ati cyo nakemera, ariko kuba atarasomye ikirego mu gihe gikwiye ntisinyemera kuko twese twagisomeye hamwe. Ubwo ntekeza ko uri gukurikira kandi n'abakurikira n'abadukurikira nyine bari kugerageza kumva. Yego. Ubwo mu bindi navuga nuko ubu ngubu nyine dusohotse tuje gukora ikiganiro abantu bari gusomerwa ibyaha baregwa.
Captain Penina umutoni we yemerewe gusohoka yanasohotse yagiye kwitabwaho n'abaganga nyine ko yazigaragaje ko ikibazo afite kiremereye kandi koko unacyumvise kiraremereye usibye ko ibivugwa mu rukiko byose biba atari byo ariko wumvise ikirego afite kuvuga ko wumvise ikibazo afite kuvuga ko atwite yagize ihungabana no mu bigaragara Jean Paul Maître yavuze ko Penina afite intege nke kandi koko no mu bigaragara amaso urebye urabona ko asa n'ufite intege nke. Ubu rero dusohotse abantu bari gusomerwa ibyo baregwa uhereye kuri CSP Hilary na CSP Olive basomewe ko baregwa kuba ibyitso mu gutanga inyandiko kubo zitagenewe ndetse no gukoresha umutungo wa leta ibyo utagenewe. Ariko hano iyo ugitangira kuburana baravuga ngo icyadusomye uregwa uracyemera ntucyemera, ubwo ukavuga niba utacyemera. Abantu bose rero twasutse bamaze gusomera barimo na mugenzi wacu Ishimwe Rikari bavuze yuko ibyaha baregwa batabyemera. Traore nk'umuntu udukurikiye hari icyizere ko wenda nk'abakunzi b'umupira w'amaguru ahanini nibo baba barimo barareba ba Rugaju ba Rikari ba Jangwani, urabona ko hari icyizere cy'uko bashobora gutaha uko wabibonye nkawe mu mboni zawe? Rero buriya mu mategeko nta gufinda kubaho, nta prediction, nta kugenekereza kubaho, nicyo kibazo. Ariko ishingiro ipfundo ry'icyaha baregwa tuvugishije ukuri wenda nko kubyongewe numvise ikibazo gihari ku mubare w'aba bantu munini ku bantu batari abasirikare atari abangaba batari n'abakozi ba APR cyangwa ba Minadef. Ubwo ukuremo aba basirikare ukureho na Georgine uregwa mu gutanga aba baregwa guhabwa inyandiko no guhabwa no gukoresha gufatanya mu gukoresha umutungo wa leta ariko batari abakozi ba Minadef na APR. Icyo baregerwa ni kimwe, icyo baregwa ni kimwe, ni ukuvuga ngo amatike ubundi kesi ishingiye ku matike abafana ba APR bakoresheje bajya kureba umukino wa Pyramide wabaye tariki 14 z'ukwezi kwa 9 2024 mu Misiri. Hanyuma ikibazo gihari no kuvuga ngo ko itike wishyuye amadolari aya hagasohokaho aya ku itike we wagiyeyo wumva nta kibazo kirimo, urumva ko umubare itike amafaranga y'itike yarazwi sibyo. Hanyuma bivugwa ko bishyuye make kuyo bahawe ku itike. Wenda tuvuge niba wenda ugiye nk'Ikanombe wari kugendera 3 kuri moto ugatanga icyatanga. Aha wabyumvise neza. Baravuga bati urugero itike arere turuva hano ujya i Cairo na amadolari 900 none wishyuye 500 kandi koko niyo ufitiye ikimenyetso ko wishyuye none we nta kibazo wagizemo kuki utabigizeho ikibazo, urumva nuko nguko ubundi kesi no kwiteye ku bantu ku mubare w'abantu 20 na batari abangaba babakoze. Hanyuma abaregwa sasa gutanga inyandiko no gukoresha umutungo ubwabo bwite uwo mutungo wa leta, ubwo nabo ba Penina nabo ba Georgine naba bari mu nzego nyine z'umutekano nibo noneho bazashinjwa ngo wowe ko watanze itike y'amadolari wenda 900 kandi hishyuwe amadolari 400 andari cyangwa yo ngayo ari. So urumva yuko mu byo na predictinga ntabwo aba bantu mu byumvikana aba bantu bararegwa ikirego ni kimwe ariko uruhare rwabo mu kirego ntabwo rungana. So mu byumvikana rero harimo ibijya gusa n'ibyoroshye ariko wenda kubijyanye n'urubanza ruhari uyu munsi gufungwa no gufungurwa by'agateganyo numva ko bisa nkaho byoroshye kuba abantu babareka bakazaburana bari hanze kuko ibirego baregwa yes bishobora guhanishwa igifungo kirenze imyaka 3 kuko nk'uko amategeko bigena umuntu uregwa ikirego gihanishwa igifungo kiri munsi y'imyaka 2 uwo muntu detention kuburana ataha ababyemerewe mu buryo bworoshye. Ariko nubwo aba bantu baregwa wenda ibirego birengeje bihanishwa igihano kirenze icyo ngicyo urumva yuko byoroshye mu bigendanye n'amafaranga baregwa kandi mu bisa n'ibyumvikanira hafi ntabwo ari bo bayanyereje bashobora yarakoreshejwe mu buryo nabo bwabo batazi ariko sibo bayanyerejwe. Ubwo navuga yuko bisa nkaho atari ibintu bizakomera cyane kuri aba bavandimwe baba civil. Ubwo abakunzi babo icyizere bagira nuko ibintu bidakomeye cyane. Iyo uri hano ibintu bikomeye kuko n'ubundi barafunzwe ariko navuga yuko bakomeze babasengere nyine dukomeze tubasengere abavandimwe wenda bazavamo. Hanyuma akandi kantu nibagiye kuvugaho mbonye
kuri social media hari utuntu twatangiye gusakara tumwe ariko tw'abantu navuga baba bafite ubwenge buke cyangwa butari ku gihe. Hari nko kuri Ndayishimiye Rigani, ubu urukiko rusoma imyirondoro ye bavuze ngo Ndayishimiye Rigani, ubundi niyo mazina ya nyayo, ntabwo yitwa Rugaju. Rugaju ni izina rya se. Bati Ndayishimiye Rigani mwene Rugaju na mama we, ubwo simuvuga izina, sibyo? Bati ufite abana batatu, sibyo? Wabyumvise bavuga bati ufite abana batatu. Yahise avuga ati oya ntabwo mfite. Ibyo maze kubona rero hano ndi kubona kuri social media zimwe na zimwe ngo Rugaju yihakanya abana. Abantu bagiye bagira ubwenge mu mutwe ko ntacyo butwaye. Ubundi we Rugaju Urukiko muri dosiye zarwo mu kwandika imyirondoro y'umuntu rushobora kwibeshya. Niyo mpamvu mbere y'uko urukiko rutangira, mbere y'uko urubanza rutangira, babaza buri muntu ngo ibyo twavuze ni ibi nibyo. Wumvise ko kuri Ishimwe Rikari basomye baravuga bati Ishimwe Rikari utuye aha uri ingaragu. Rikari aravuga toya sindi ingaragu, mfite umugore n'abana. Abantu bashobora kuba wenda batari banabizi ariko urukiko narwo rutari rubizi. Uko Rigani bibeshye ko afite abana niko bibeshye kuri Rikari ko bavuze ko Rigani afite abana atari byo. Bavuga ko Rikari ari ingaragu nabyo atari byo. Rero abantu bareke ibintu byo bihuha n'ubusurubu bwo kuvuga ngo umuntu yakanya abana, undi ngo yavuze ko afite umugore atamufite. Oya, umvise ko kuri Mucyo Hanta bavuze bati utunze iki, aravuga ati ntacyo. Urumva Rigani wamaje bati ufite iki, mfite ikibanza. Ibyo ngibyo ni uburenganzira bwa buri muntu kuvuga. Baba bakubajije ibyo utunze kugira ngo nabyo bizifashishwe wenda no muri detention, kuko mu kwemerera umuntu ko aburana ari hanze hari n'igihe bavuga bati ufite iki ngo tube tugifatiriye. Umuntu akavuga ati mfite wenda inzu n'imodoka. Umvise ko kuri aba bafande bose inzu n'amamodoka byagiye bivuga ati mfite inzu imwe, imodoka ebyiri, mfite inzu ebyiri, imodoka imwe. Umvise ko bose abantu 28 bagiye babazwa ibintu batunze kugira ngo detention buri muntu wenda bizagenderwe. Hanyuma n'uwavuze ko ntabyo afite, ubwo nawe afite ukundi kunaziregura cyangwa afite wenda n'uwo yabitira kugira ngo wenda iyo detention ayemererwe. So ubwo rero abantu barekeye gukwirakwiza ibihuha kuvuga ngo umuntu yakanya abana gute. ngira ngo ku rukiko rw'ibanze rwa gisirikare huracyahari uragenda ukurikirana amakuru rwose, agenda utwapudetinga gatanu ku kandi. Ibindi abantu nababwira ngo tubane kuri social media zacu, ziragenda ziguha amakuru uko yashaka yose. Ubwo namukanya mu kiganiro extra time kuri SKFM weri saa 11 turaza kubiganira. Noneho mfite dossier zanditse neza mu mpapuro, abantu baraza gusobanukirwa ibintu byose. Niko n'urubanza rushobora kuza kuba wenda rwapfundikiwe. Ubwo ariko abantu batitega ko abantu bari butaho uyu munsi nabo barekura, oya ntago bibaho. Niyo ngo urubanza rubaho, hanyuma nyuma y'umunsi w'urubanza hakabaho gusoma. Ntabwo nzi ari ejo cyangwa ejo n'ubundi urukiko iyo rumaze kuburanisha nirwo ruvuga ngo tuzasoma wenda ejo cyangwa ejo bundi. Noneho uwo munsi akaba ari guhamenyekana niba abantu baburana badafunze cyangwa baburana bafunze. Ariko umvise ko hari metre witwa Olivier Nemeye uri mu bari kuburana. Olivier ejo afite ubukwe, ku munsi w'ejo afite ubukwe, afite umurenge, hanyuma kuwa gatandatu akagira ubukwe busanzwe bwo gusaba no gukwa. Umumetere yavuze ati mwoka byaramwe, nubwo urubanza ari rurerure rw'ama abantu benshi, mudufashe rwihute kugira ngo nibura n'uyu muntu ufite ubukwe niba ari mu barekurwa agira amahirwe yo gukora ubukwe. Urumva ko rero izo dossier zose turaza kuzigarukaho muri extra time, ubwo no kuri Rwanda Magazine nyine n'abantu baraza kubikurikira. Nagushimira merci Neriva. Hano twari turi i Nyamirambo ku rukiko rw'ibanze rwa gisirikare. Ibindi byose muragenda mubikurikirana kuri social media zacu za SKFM. Traura aragenda updatinga, ngira ngo ibyo ibyabereyemo byose twagerageje kubinyuramo. Ibindi byose nabyo mutari mwabona nabyo turagenda tubibageza.